Papa sava. Tamira amazi burya isi bukiri bato y'abana banje. Umva nje none ndumva bigeze kabisa ameze neza. Ameze neza. Uje none ahangagerageza. Nanjye yangize neza byatanye. Usubije cupa usanze ari ngiye ugiye kurimara. Ego ko shampoo. Banze banza ko kamarayika. Banza ko kanyamanza. Marayika inana karaba marayika. Bite ku mutima wawe. Fresh. Ako uzikonya ngukumbura ndi kukureba amazi. Bose murakaraba gutera. Banza no mujyambere. Umujyambere karaba nawe. Bano. No. No. Serviette nizo mwari ukaraba. Oya serviette uriya naguri maze. Ariko se ibyo bintu wabindekire cyaka tujye kubyinstara. Nawe gutanga Siguro tujye kubyinstara. Arya. Ura commande suikuye hanze. Anza kwanza ukarabye mu boss. Kuwigereye mu gikoni si umunsi gabura nazi gahunda zawe. Ibintu byose uri muranenga. Nabirenze man. Uko undi se sinaje nkarabye. Undi ariko wamuganije warananyagiwe. Ase amugane wana oya. Wana karabye ari yazaza bro. Tuzane serviette ko. Tuzane serviette. Fresh. Imeze neza nta kibazo wowe. Ni fresh. Madudu sa mwerukaga. Madudu ntago namwerukaga. Madudu yakubwiye ukuntu bimeze se. Iya. Urangira mwiza. Dira rayizi. Cyane. Uranyeba? Cyane. Madudu ndakwizeye nawe no zisoni. Oya mwana aranyeba mukanya bro. Nabirenze. Somuze se. Man. No ni danje. Kido. Anya se sindi ugira man, sindi bwongere ngira kandi inama. Oui. Uraho. Utaherukaga. Banaherukaga se. Digi domanje mukwera. Mukuye mu cyumba. Asa tuwaje gukabye. Madudu. Mukomere. Pasika yagenze neza se. Cyane turashima. Amin. Umeze neza nawe. Nanjye meze neza nta kibazo. Bifurije kuryoherwa kandi. Mato. Karame umaze kunywa tungahe? Jewe se. Takora mama baye munsi buriya hari amata mba nandikiwe. Ariko hamwe sinabona uko nkubwira kubera na amata wisha nanzoga wankorega avuga baguha amata. Ariko se icyo umukiriya avuze cyo kandi manu ntukanshodo manu. Umaze kunywa tungahe? Maze kunywa soda ebyiri. Soda ebyiri fata indi. Ariko nanagerageza buriya. Nawe fata kandi kana. Amin. Fresh. Nakoze cyane. Ntacyo mwamburana man. Kuye Imana kandi nyambivuga intumwanzi kwa wewe witsabira umugisha agenda ufite zamo ufite tayari afeti sawa se afeti patro digital yola byarangiye bite so shira amacupa ari ayo macupa yari shirano uraza kuyandurira rimwe oyi dinashaka ari twari shiranga hasi nashiranga wabonye se ko warimene bro ngure ni inzu manu hey garukana biragarara karame wirukanisha hato ubutabeshye ugiye kunyirukanisha unzize iki ngaho rero sinkubwiye ngufata kandi kantu yego ngaho uva hejuru abakiriya muryoherwa apeti ntago ari ngombwa ava hejuru abakiriya shwariye bitara apeti agemeze neza ngiye nariye apeti yasaza apeti Yesu mwese mashaka kubinteranira oya aragufasha shuwa mukuru gutwarya oya nukuri ni muzindi abantu bagwake ugukenera ko tubona tukakwitaho sibyo ariko nuko ngiye nariye nyigera hano nariye ameze neza dore ibindi by'abashaka reka nkubwire ngiye nyiri umukene urumva nyiri umukene naribazaga ubundi abakire babaho gute amashaka bakire ubundi ngemba babara nibazaga abakire babaho gute sinari nzi ko abakire ari wa muntu ushobora kwicara mu gitondo bagakora commande mu kabari yabidahari bakajya kwizana mu kandi saa 6 saa 8 urumva ugasanga nyine ariko bakoje ngiye nekereje umukire mba numva ari umuntu abameze nk'umuntu utabaho kuko kandi yakwegereye inzira zawe zabaye impamo reka romba bwira ngewe ntabwo njyanyura ku ruhande kandi urabizi ikintu tuguhamagariye
ni ukugira ngo ngire neza urumva ibintu biriho nta busambo urumva Feza wanjye nawe tuziziranyeho uri umusheri wanjye ariko ntabirenze bana ibi nawe ari ugusangira musaza kutarya tinyuka ariko humura kubita udusoni karacyari akana batinyuka gakeya harekera humura wowe unyibonemo nta kibazo icyo ushaka cyose urakibona hari birenze ariko apeti kutarya ndi kurya ahubwo ntunyishinge kubita udusoni neza nari nariye nagushirishirije mbanze njye kukugira inama turaza kujya tumaze kurya bebe shashureka basi nkomeze ngiye meze neza meze neza ahubwo meze neza man shuraza gutuma undi mwana ko mutarya ariko ngo bazane n'ibindi ko ngewe nshaka kugira ngo mbagire neza kugeza igihe ibintu byose bigirira ariko murya ngiye meze neza pe aha man ubundi ariko Manu Manudi hano ntabwo nshobora kubona komande ya bya bintu byo mu ntuza byo mu mazi aribyo byitwa ngo bita umva madudu ibintu byo mu mazi bya bintu byo mu mazi acoustique na aquatique mufite aquatique dufite ifi oya ifi ndashaka bya bintu bifite ibishami byinshi niyo by'abakire by'abataji octopus murabifite bakita octopus octopus zirahari oya kashaze hari zirakareka none ukabije rwose kutarya none ubwo ikintu gihenze hano mufite niki mugihenze ariko sugire ngo ariko ntuzirahenze ariko Henesi niyo dufite henze ko wazanye inzoga abana bakanywa mufite ubwoba ariko bavuze ko bashaka iyi wayini bari bayanze bavuga ko bashaka iyi wayini tumeze neza basi ariko mwana yipfunyika Ushatse kwibagurira mwana yipfunyika yes bro Miso mwana yicyura ariko wayizana bimeze bite se umusaza ndahari ahubwo man ubwo ngende gwiro mwereka akantu k'ubwenge bro nibyana imiriro n'ibimarayika byigendera wengera wamwereka ukuntu tubigenza man noneho ikintu kirimo ngende kumwe n'ibyana by'ibisirimu nta kwitangira nta kwifata nta ki niyo kimwe muvuga neza bigisha uwo mujama man Allo oya mvuga utarya yego meze neza meze neza irya twe twahazerega giye meze neza udashaka kugira ngo wabaye ikintu cyose mushaka murye munywe ariko namwe muba mubinteraniyeho njyenyine wese ukuri guteraniraho rega giye ibintu by'inyama narabirenze ibintu by'inyama ibintu by'ibitoki ubundi usanga abantu bashegera udufiriti ariko ubundi biterwa n'iki we nuko mama mutazirya iwanyu niki kuki mukabari muhita mwirukanyira mu bintu by'udufiriti mukirukira mu bintu by'utubrochette no brochette bw'ifi bamubaho nawe ukiri abakene icyo kibazo bakisubiza kuki abakobwa birukanyira ku tubrochette n'udufiriti buri gihe bagiye mu kabari ntagire ushegera ibitoki ntagire ushegera ibirayi ntushegera iki mu rugo iwacu ntituba tubirya iritere umenye ko abantu mu rugo twese dufite ubushobozi kubera ibibazo by'inzara za hato na hato kuki se mutazibara niyo zije nuwa mururumbu zirya n'umururumbu kandi karororo nabonye ubu baby uramuzanye mu kabari araho arishakisha uramuguriye rimwe na rimwe nta uzi ko mutagira n'umutima bazana brochette niba nabwira umujama ngo rya kayikindagura gafite ugakindagura ese bira bintu none se bahodarinze mutari kumwe ko ataba yahodarinze ibyo jewe noneho rero ndabagurira murya inkoko murya abafi murya ikintu cyose mushaka uyagenda barihaye man ariko ntabwo wari kureka tukodaringa bikeya ntabwo nyashegera inyama mushiki wanjye bon appétit wanjye ibyanjye bimeze neza sibyo umusheri umuya uri hose yego ariko ntacyo ndakoherereza mu kanya na hasi ndakohereza mu kanya bien sharya vuba shaho tugire ndumva kidomo ahandi
Nese sha ukora iki mu buzima busanzwe? Sorry gatuma. Rungi? Ukora iki mu buzima busanzwe? Mu buzima busanzwe ndi umubarista. Ababarista ubwo nabakora iki? Ni abantu baba bakora ikawa. Ukora ibyo by'amakawa? Imashini ukoresha ni zawe cyane umuntu ukorera? Ora ni umuntu nkorera. Wagushingira si byabo. Buriya biba bifite nk'igishoro cyangahe? C'est vrai? Yewe. Urase irengeje nka miliyoni nk'eshanu? Ya, igitangira kuri eshanu. Ariko buri umunani. Ariko nanayigushingira ngewe. Umunani ntago aba ariyo yonyine urumva. Byose hamwe ni nkangahe? Byose hamwe ni nka miliyoni 15 kuzamura. 15. Muboneye umunani ari cyo zagufasha? Yego. Okay. Sawa. Umunani ngiye nazi gukinira. Agwa miliyoni 8 ugashinga kawe. Uri abana bato nkamwe bamwaragize ibintu by'ibitekerezo byo kwikorera bari byiza kabisa. Nta mpamvu kwirwa mwiruka inyuma y'abantu, korera umuntu sinzi wasibye akazi wakerewe uko mutarya. Bazani n'indi cupa. Ntabwo reka nkonyweshe niba ufite inyota. Izagiza mfita peti. Nadusubona kutangira. Wabonye umwana? Aka kantu kuki utakiza? Wewe nukubona gusa wigirira ntago unyitayo ntaki. Nese madudu. Ubwo miliyoni 7 we warumbwira 8 reka turebe turi ku tariki bien ntacyo ndabitekereza iminsi 2-3 wewe bigaragaze bitware neza nta kibazo wewe byaye twabivuganye ndabyananje ndakwereka reka nze ndebe ndi mutipe w'umukene mukarage mu mwibumbi nk'icumi noneho reka mutamike reka jemeze neza oya nta kibazo reka rero mutipe ambipaguye cyane mwohereze nk'udumbi 10 nawe ari ukuntu yakipfira nabi ibintu babiri ndabikora muri kimukanga diaspora diaspora Karame uratenda intambwe gahunda urakubona ibibazo kugira ngo mana ntabwo tuba tubavuga n'umwana avugira hejuru ubu si wari witwaye ujyanye he inyisura iyi ni nyine ndayitwaye si njye ubonye nsose iyi wari uzitwaye ujyanye erego ariko icyo nangira abantu sibyo umutipe aracunga kwera niba kwe acunze ngiye kuri toilette gutya kwa kunira amagaza hafi y'iki stock man yinjiye amufasha tugutaragiye kandi nuko tubura amacupa nuko tubura amacupa nuko momba hinduye miliyo yo kunywera ese ni ngombwa ngo bikorere hejuru yanjye ko uje kwibana oya ntago nabikora uje kwibana ntago nabikora digiti wakishyiremo iki nk'ebyiri basi nimureke ngiye jya mu gikari hariya basi byara mu gikari wowe kizamuka hariya kizamuka ndakinkubitira yose ndavuze ngo jya mu gikari basi nimureke ngiye rimwe waretse nkagiye kabiri jya mu gikari waretse nkagiye ndavuze we kurikira igisambo hariya njye ndakinkubitira mu gikari nyine ngewe uzongera kunywera aha ngaha seriveri atari jewe wanjijiwe nuko nguko mani bazakaduhombya mani nawe warebye inyungu za boss wawe ngo ufate igisambo uri aho ngaho uri kumanga gifate igihe urambye yijyane mu gikari kimbihira ubuze ku kidihari wowe ese wamvuye hejuru gusenga kare ko baranyibe ngo nakube nko uri hejuru yego abakozi biwe nawe bimaze sinarimufashije igisambo sinarimufashije igisambo Ashere nawe ibintu byamano by'ibyihorerega bura kira gitipe mba ngikanze hakivunira umweto urafite utuntu twudukata ndi mubi ubonye ukuntu hagurutse oya ahubwo buriya Imana ikoze ibitangaza urange ngira ingusho nkubise umuntu direct rero nimba ubizi nawe jya wirinda kugerageza ahubwo buriya ahantu uzakuntu nyoroheye mba ngikubise nkakijyana kwa muganga ajya kukivuriza nk'ahantu muri bagufunga oya ntahita ariko burya aranamugura Jewe. Yarigana amafaranga ari mfite amafaranga. Rishoboye kuremera. Uramuniga namukuri iryinyo ngamushirishirizamo irya zahabu. Nawe waba byaba byakugejeje. Bingeza ese bingeza. Ariko nani mpamvu yo bingeza no gutera amahane. Bro. Rama. Rama Sadi. Shamu mese neza. Kijevere. Imeze bite? Mwana wa mama? Papa. Karibu sana. Salama. Umeze neza? Ni sawa. Kazi kari kagutwaye bro.
Zana agatebesha. Hobera kana mani, hobera kana. Aba bana se Suza umusaza. Uno mukire mugenzi wanjye. La vie est belle. keza cyane. Hobera no mutoto. Uno mukire mugenzi wanjye ni muhobera. Ngaki. Digidi. Ya. Bicaye neza. Maisha mazuri sana, maisha mazuri. Tunapiga raha mwanangu. Papa. Hapa tunapiga raha. Zana amazi musaza karabe mwanangu. Banje bakamakanu se ko gusoma. Wameze kuri iki ngiki se n'ubushaka cyangwa waguheye iki cupa cyane. Adi ngara gapeti. Agapeti. Ngara gapeti. Bangwenzi bagazisiri mu mubyeyi ko twihaye. Kashyiraho n'agasabune. Ufite amafaranga. Uyu mpapa ni inshuti yanjye. Nabakora ibintu bya akora ibintu bya consultance. Nawe ni mu engineering. Ni umu engineer. Akora ibintu nk'ibyo ngibyo bijyanye no gushaka amasoko, gupiganirwa amasoko cyane Mbona mwe mutariye se sha. cyane mu bintu bijyanye na harya ni ibintu bya procurement. Yes. Bana kibazo urabona abakiri batangiye kuza ibintu bitangiye kubasaba cyane. Turabikora nani. Yes. Meze biteze. Ibintu bimeze neza kabisa, turi mu munezero, turi mu bintu byose bimeze sawa. Naho namwe mumeze neza. Abantu reba nta busambo bafite. Na harya bita ngo ikibandi bahuje umugabo. Nawe ndahamwe. Ntago arabe ndahamwe bangi. Nawe ndahamwe bangi. Babita bamusanzire. Basangiye umuntu. Barasangiye. Barasangiye. Witwa Kidomangiye. Kanyamanza. Nawe yitwa Kamarayika Kazuba. Bicaye neza kabisa. Nicaye neza. Iyo mwita kijyambere Hamazani. Inshuti yanjye nayo ni umuherwe. N'umukire nk'uko kose nyine. Ariko baguha akantu twimirire ba. Yego. Kanimara gapeti. Yego. Suzana rahoze. Arahameze neza byataka. Mugore wawe rwose turamukunda. Umwana mwiza. Neko bagushinze irangamimerere muri ntozo muri aka kabari. Mwagiye muganira ibintu birebana n'abakiriya mukareka kuvangavanga amagambo. Sinakuye ngo umunwa ujye wamukiriye. Ariko Didi nabyo ntacyo bitwaye. Ariko ntabwo ayo makuru ari ngombwa kuyashyira muri rubanda. Va hejuru abakiriya. Ariko nta nibirenze nese ko umuntu yubatse se byabuze aferi nyine zabazanye. Nta babirenza aferi rakora. Ni nibyo byo nakubwiraga mu ntwange. Rero abana nyine n'abana banjye nyine mba nisazurira nk'umuntu w'umusaza urabyumva nawe tuba tugomba kureka ukuntu twigiza neza. Uyu ni mukuru uyu nguyu mu buryo bwo kunyitaho. Nta biba birenza nta busambo nta ndugunda. Koze nakunda ibyiza. Ntacyo bambura. Ese nubizi. Yagaje narasizwe. Ahubwo se mwebwe kumara ntacyo mwafasha. Oya tamira. Ariko udashaka ningi bakokereza ikintu ushaka. Akaguru kahagije. No tamira tugira. Kuko mbona ari n'urusore akaguru kaba gahagije. Akana bimeze bite? Uramumbuye. We nabirenze. Ntacyo. Yeah. Ese Digidi. Yes. Babiri se dabu. Turadaburinga bro. Nabirenze. Sinakwesa ko nta rusambo buriyo. Rero nicyo kintu nkwemerera iyo bigeze kuri iyi ngingo. Bimwe byo kurya ihene indi Iziritse. harya byita kugira gute? Kurya indi ziziritse. Nabirenze ariko bane kuko giye bafite n'abasirimu batanyura hirya no hino neke. Miramani bagwena kandi tumire bundi ibintu bigende neza. N'agapeti tu. Mukanya ndabananiwe nana gusigana na Kidomanje nkagira umwana inama nkagaruka mukanya. Kandi mvuye mu kazi shaho urumva ko akazi se umaraga nazibona. Akazi se nyine si ugomba guhita nyine uruhuka. Ako murye mani murye. Bien. Adudu. Bijya vuba se mani turugire turuhuke ndumva. Nabirenze ariko. Nta kibazo. Oya no mujama wanjye ntacyo yanyuma bana cyo bikize. Ara mujye w'abasirimu. Wese bicyatuzanye hari ibirenze. Umura mwana.
ndakizwa mwana wanjye ndakizwa nta birenze none se kuri ya business wabirimo mbwira nyine business rero ibyo nakubwiraga nta mpamvu yo kugira ngo tubitinde burakorana bikubwira uko nzabigenza nzabikoraho kandi bizagenda neza yes ndase ngiye gufata agapoze mu gakera ngiye gufata pose fata agapoze reka tujye kumupigira kuvuga ngo oya iyi ngiyi ni ibirabyo byo hanze ndi nijoro oya biri kumwe n'ibyo uyu munsi byo hanze biri kumwe n'ibyo hanze nakoresheje bimwe wagiye ukura hanze hanze nyine bitari byo mahana hanyuma iyi niyo ya nijoro ya hano iyi niyo uyu munsi ya hano n'utwo ngutwo urabona ko ni nana Ramazan muryoherwe Benze neza cyane. Ramazan handitse bimeze bite mwana akazi kagenze fresh kagenze fresh Kazi ni sawa. mwana wari umeze neza imodoka imukata mu mamodoka ari mugira gute Ngura karakoroshye. kandi mwaryaga muri hoteli munararamo Misi yose ntuyizi. Misi wari sawa dio kabisa wari sawa cyane Misi y'abarakano karyoshye bya. yanejeje kabisa kuba nanjye nyitabye urumva ntago nakurya umuntu wanjye vuga nti nyine n'abasaza dusangiriye tugire gute niki Ari nagomba kuhagera. Tungereza kuba nkarabize 3 ubwo n'akantu mwafashe kariho kariho Ramazan nuzire kode kode kandi biriho kode rero ngira se mwana nshwanya kuri tutu facture Gute? tungirire nyine Urabera imirabare? oya tunshwanyagurize nyine kumwitiremo nibiri guhura se ubonye ngahe 310 none se sibyo tunshwanyagurize umusaza Ese ntiyateranyije neza? tateranyije neza nyine dukore Shwanyaguze gute? imashini ntabwo ipfa kwibeshya ikirwa ajya guteranya imibare rwose ngira ariko biranahura Ateranyije neza ra? oya birahura nta kibazo Sibone ngo uragira ngo bigende bite? Shwanyaguze gute? hariho kode Gute se nge? nyine kanyishyurira ko ngakoma Akira sha fagitire za shadi. yanyishyurire iki hariho kode yanyishyurira yanyishyurira ngaye Nyakwishyurire? turavugana mu kanya n'abase Nje nyakwishyurire? nyine ubwo se ntabwo byumva nyine kubera ahereye afata inoze ariko nanjye pasi waduyimbwiye nagira ibanga ntabwo nazayivuga kubera ko ahereye karanywa nyine arimo aravuga ngo nyine bimukorere nyine mwishyurire nyine yanyishyurire ni 300 nta birenze nta Mva ngubizo mfite nka kiri ikinga sakaguru kamwe n'agapeti. Bifite ubushobozi bwo kubyishyura rwose. kubishyiramo imibare musa kubishyiramo imibare myinshi Niko. kubishyiramo imibare myinshi Fagitire y'iminsi 2. Dore iyo. Simbanya horo shambure. Minsi 2. oya nta birenze man hari 40 bya shambure y'amajoro abiri oya nta none se ikibazo ni ibyo nta birenze man yisha turaza turaza kubyivuganira njye byo kubigenza mwana nanjye kwihuta mwana ariko nta kibazo amafaranga turayafite ntakuyemo imyenda we uretse ugiye turakubamagara oya murahamagara se gute kandi nkubwira ko mvuye mu kazi sohotse nge ngiye turaguha bugiye murayama gute se ndahari ariko site giti no muri tana ba mwana ngo ibiki nyine iyi fagitire nyine tuyishyura nge nawe se nge nawe ato nge nawe twishyura atonge ese hari ibirenze umunsi gute se bari tutasangiye sibwo nkigera saga peti kamwe we yishyure turavuga simbuka reka mwe niyo mutisha urumva ari imikino cyose ribana tuyishyure gute se neza nge nawe twishyura na fagitire ntabwo ari zingaro hagarara ndakubwira icyo ngo wabagaritse uretse ariko mwana hagarara ndakubwira ngenze gake
umva mwana Ramazani cyo navugaga oya byihorera igumira wowe reka tuyishyure turaza kuvugana njye nawe nyuma Kise ndayishyura nasangiye nawe. ariko turi kumwe mani Nkabona wampamagaye telefone wenda kuyimena kumini wampamagarira. ushya ari kurikabye ibintu Ntabwo ngeze aha ngaho umbwira ngo ndemira akantu. Ndakameze nyine. nese wayishyuye ko nabirenze ko turi bubivuga Nishyura iki se ufite amafaranga mbizi amafaranga urabizi. amasaha yagera wagenje gakeya wowe nese wakwitonze tonde mwana ngaho none ishyuriza fagitire none ako sore uri wowe waretse reka ibibanza birangire ibyo bibone kuzamo mbabarira nanjye wikwirebaho nanjye numva uretse rero umva yarataramaze wariye waryamye mwakwitonze ko tuyaba watuje mwakwitonze ko amafaranga yawe wariye waryamye sibyo ntabwo ibyo waririye n'ibyo waryamye n'ibyo waryamyemo ntabwo birishyura gira vuba mani twigireho ako se mwitonde mwana nabanze kwishyura amafaranga turafite nimba yafite nyine gira vuba n'indwingire njye mvuye muri shift yanjye nigendera bro si uri kwishyuza ntiwazanye fagitire gira vuba si ikindi ushaka ni ngaho umva arataramaze nibyo digidigi byatugurira bishyizeho nabishyizeho ishyura fagitire wowe turavugana njye nawe Nishyura fagitire gute? neza ese ufite amafaranga yakwishyuye mwana ni 310 mukande akanyenyeri mugire vuba angaje Njyewe ntabwo ari njye wabikosa. Cyo ni cyambere. Ikindi cya kabiri kandi. Nta amafaranga mafaranga ntabwo uko digidigi yarayangaje nimugoroba amafaranga afite twe tuzahembwa mu cyumweru gitaha kuwa kabiri. Kandi niyo nanagira rwose ntabwo najya kwishyura. Igeze ngenda. ariko urajyaho ibintu bitishyuye wose urasohoka ese ngiye hari ideni nkuri nshinga hariya nshinga nshinga hariya tu urufunguzo sibyo urushyira mu mufuka ndebe umuntu uri kwambura none okay ngaho simbuka ahangaha nimba ushaka kugenda umva witerateranya di Manu babara ariko sijye batwenye Manu umva nkubwire. Manu gira vuba umva. Ramazani Ndashaka mukore inama yihuse nyine mwishyure akaguru k'inkoko n'agapeti mitsingi bigura ngahe? ibyo ni ibintu bikureba Bigura ngahe? ibyo se urishe ibihumbi 310 Genda ishyura ibyo nakosoma. basobanura Gisa ndakwishyura. Si peti mitsingi n'akaguru k'inkoko. ngiye dore nishyuje n'uyu byo mwe mwumvikanye Ngize ngo ntabwo ariko nawe ntabwo uri busohokure mu bantu bariye Jewe ngeze ereka umva iyo mitwe turayimenyerega mu ndafite kabari kwishyura ariko njye ndafite ari kintu nakwasa. ariko mano reka nawe twumve ubwo wasanga baje nawe baterateranye icyo dupfa ni amafaranga nibagire bakora inama bihuse Bo 300 nabinga urumva papa sava twambukira ku kigo oya ariko nibagire vuba sibyo ko nyina ahita nayisohokera ariko urumva n'icyo kuvuga ese ko mbona mwashyushye mwana ngiye masenkani zanjye nigendere ubundi ukemura iby'abahari ntabwo hora ku 50 ikibazo cyawe ntabwo cyihutirwa Ibyo se kurusha ibindi birandeba. mwakwitonza ariko tukarangiza buri pe wese azi icyamuzanye ahangaha mpereza ibyo naje umubwi w'akabihumbi 50 waryamye n'umuntu niho wari ufite wagira ngo ni ikisi banigaga uwo muniho ngize niwo ndi kwishyuza namereze nigendere hanyuma se ibikoresho mwangije se byo wangije urimo urabibara mugira vuba ubundi turabona iki uretse gatura uretse twumvikane mwana ntumenyere uretse twumvikane uribeshya urakura umusatsi uravaho urakura n'abasazi noneho. muri mu biki ariko nta kibazo cyabaye papa sava nta kibazo cyabaye nyine ndababaza niki Ramazani yayikoraho none twumva Ramazani se nuri bukemure n'ikibazo cyanjye banza umereza yanjye twavuganye ubundi nigendere ibyawe na Ramazani Imana ko nta kintu nta gahunda afitanye n'uyu mutipe. hato uyu mukobwa arakomeza kwizamura Reka nkubwire njye nari ndi mu kazi Karongi noneho maze y'iminsi 3 hari ibintu ndi gushiriza uyu mutipe urufunguzo n'urukiri ufite amaze iminsi amvugisha mbaza ngo uri he abandi mu kazi dukora amasafari tuba turi mu ntara hirya no hino harambwira ati nuza usange hano kwa papa Sava fata akantu ndaje nkwe aka gapeti kamwe ngiye no kuri aka kaguru k'inkoko araje hamwe ngo nishyure fagitire njye sinasangiye nawe fagitire tuyibaze niba watumiye Ramazani se wampamagara se ngo musigene naciye ahangaha umva ukuntu bimeze nta birenze mani urumva Ramazani mwana nyine rega amaze iminsi afite akazi ibyo se nibyo bakubajije none se Ramazani wayishyuye kabisa kuri umuntu w'umugabo tutarangizanye n'ibibazo reka rero mbabwire mwabana degedege mba nsanzwe mbubaha
nkasanga babakwega nkagira ngo nayandi mafuti Ramazani uko bimeze niko bihamya je ntabwo ntacyo ndi bwishyura ahangaha ko ntacyo Pasava Ramazani ntiyararimo unyuni wamutumiye niyo nanayagira kandi uretse ko nzahembwa kwa kabiri w'ikindi niyo nanayagira ntayo nakwishyura harajya mu burira aryamye agiye mu mashamba araryamye ararongo yagize ate anyweye inzoga ngo ngeze nishyure urishyura aya mafaranga ntayo wishyura imitwe tushaka twarayitahuye nta ibyo ntabwo ntibigire urishyura aya mafaranga cyane ariko mureke ngire n'ibitekerezo mane none su nyine ndayishyura ariko reka ngire n'ibitekerezo ndi bana ari buve nkuko yashaka manu kingari ariko nta birenze biri hagati yacu umva nkubwira kandi umva nkubwire grafre asubuga nk'ubu ntabyo ujya kunyingingamo turamenyeranye digiti bakingariya muhana ibitekerezo munyishyura amafaranga yanjye manuso niba hakinze isubire mu kazi turebe usimbukuru mwitekerezo muhana ibitekerezo abo nge sindi muri izo gahunda pe sinzirimo ni mu mukomveke subira mu kazi kawe mwana nukomeze nawe kunywega nazo inzoga umenye ko nibabaza ibyo wanyweye nawe wasanga subira byahaniye mu kazi kawe ubwo izo turosa nyine gihe natungira ntabwo genda kubwira ngo subira mu kazi ntabwo bikibareba ariko se mani ubwo nk'ubu kumuraye ko digiti ngiye mu nzu ngaruke mwarangije kwikoresha inama urabyumva ubwo nk'ubu kweri nimba ngiye mu kazi uzi ko mbitanzana amafaranga ese nayaza nabwo ndi umuntu ufite urugo urumva Manudi yabivuze wabyumvishe sinjya mesha no kujye nubatse nafata amafaranga nkaza nkayata mu bitana ntabwo ushobora kwishyura n'abanyafite papa sa soni